kandi mu izina rya Yesu, bakunzi bacu bakurikirana ibiganiro ducishaho kuri channel y'isoko y'ubugingo. Mwami Imana aduhana umugisha cyane. Ngarutse rero ngira ngo tuganire ijambo ry'Imana nanone nkuko bisanzwe, aho muri hose ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza guhirwa muri byose, mbifuriza kandi ko ibyo mukora mubironka mu mugisha. Mu izina rya Yesu rero, wowe uteze amatwi ikiganiro ijambo ry'Imana, nuzaryumva kandi igihe uzaba wamaze kubona umwanya cyangwa se igihe kizakugereraho, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira kuri iri jambo nanone, riri mu gitabo cyitwa Kuva 33, turasoma n'umurongo wa 12, niho duhera tuganire twese ku ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abayisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Yinginga Uwiteka, kwinginga murabizi, umuntu iyo yinginga umuntu haba hari icyo ashaka kugira ngo amuhe. Kwinginga biba birimo kugira ngo ugire ikintu ubona bitewe n'uwo ugishakaho, cyane iyo ubona kugira ngo ukiheshe biba bitoroshye, ushyiraho kwinginga. Kwinginga rero uringinga mpaka uhawe icyo ushaka. Mose rero yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Umurongo wa 12 aravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Iri ni ryo sengesho cyangwa se niryo jambo Mose yinginze mu Uwiteka, niryo jambo yavuze yinginga Imana kugira ngo arebe ko Imana icyo ayishakaho yagikora. Kwinginga rero ndumva nje kugira ngo tuganire ku ijambo bita kwinginga. Muri iyi minsi abantu barivumbuye, muri iyi minsi abantu bivumbuye ku Mana, muri iyi minsi abantu ntago bakizi kwinginga Imana. Muri iyi minsi arasenga ukwezi kumwe yabona adatabawe akavuga ngo ntabwo Imana igihari, akavuga ngo baramubeshye. Ndagira ngo nkubwire ngo gushaka Imana bijyana no kuyinginga. Kwinginga ku bw'icyo irimo kuyisaba. Mose arayinginga kugira ngo arebe ko aho arimo kugendana n'Abisiraheli bazagerayo, kugira ngo arebe ko ubwoko bw'Imana afite yazabugeza aho agomba kubugeza. Ajya kwinginga Imana. Umurongo wa 14 aravuga ngo, aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana iduhana umugisha. Ubwanjye nzajyana nawe nkuru. Icyo ni igisubizo yari amaze kubona kubwo kwinginga Imana. Nje kuvugana nawe nshuti mwene data, winginze Imana, urasenga, urayihamagara kubw'icyifuzo wari ufite, ariko se hari igisubizo yaguhaye? Ariko se yigeze guha igisubizo? Mose ngo yarayinginze arayitakira, irangije ngo iramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe. Ubu hari ikibazo abarokore bakwiye kuba bagomba kureba, ndetse icyo kibazo ntikibagireho ingaruka. Abantu barasenga, abantu barakijijwe, abantu barajya mu kumana, ariko rimwe na rimwe bakayibeshyera ibyitakoze, bakagenda bayibeshyera atari yo yabikoze, bakagenda bavuga ibintu bitari. No kuvuga ngo uyu Mose yabwiye Imana yisaba ibintu, irangije muha igisubizo aramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe, kandi kizatuma njyana nawe ni ukugira ngo nkuruhure. Abantu barananiriwe mu rugendo, abantu bararushye, abantu baragiye baracogoye, abantu barasenze baracogoye, babuze kugera ku musozo w'urugendo rwabo. Kubera iki?
kuko ntabwo bajyanye n'Imana. Numvaga nakubwira kujyana n'Imana. Iyo wajyanye n'Imana nturuha, iyo wajyanye n'Imana ntucogora, iyo wajyanye n'Imana ugera aho ujya, iyo wajyanye n'Imana nta magambo aguca intege. Iyo wajyanye n'Imana mu rugendo rwawe ugerayo amahoro. Iyo wajyanye n'Imana ntabwo wicuza aho wajyaga. Kujyana n'Imana mu rugo rwawe, iyo wajyanyemo n'Imana ntabwo hazabonekamo ya magambo akubwira ngo rureke usohokemo wigendere. Iyo wajyanye n'Imana, kugendana n'Imana, Mose arayibwira ngo arayinginga, arayibwira ngo ujye untegeka ngo ninjyane buno, ariko ntujye umbwira uwo tugendanye. Ariko Imana mu gisubizo cyiza irambwira ngo wowe ubwawe nzajyana nawe. Numva nakubaza ngo wowe wajyanye nande? Mu kazi wasabye Imana wajyanye nande? Mu rushako wasengeye wajyanye nande? Iyo wajyanye n'Imana ibintu biratungana. Umuntu wajyanye n'Imana mu rushako rwe, abantu bose bajya kumwigiraho uko bubaka. Umuntu wajyanye n'Imana mu kazi ke, abantu bamubaza uko akora akazi. Abantu bose bamubaza ubwenge akoresha mu kazi. Iyo wajyanye n'Imana, nshuti yanjye, wirambirwa. Gusaba Imana ni kimwe, no guhabwa ni ikindi. Guhendahenda Imana, gutitiriza, niko ijambo rivuze. Uyu murongo wa 14 yamusubije, aramubwira ngo, aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Mose ndamukunda cyane, yaravuze ngo nutajyana natwe ntudukure ino, aho kugira ngo tuzagende biducangira imbere twigumira aho twibereye. Abantu barimo kubeshyera Imana, bakabeshyera Imana ngo bari kumwe nayo, bakabeshyera Imana ngo niyo yabatumye, bakabeshyera Imana ngo niyo yabikoze, kandi barimo gukora ubushake bwabo, ntabwo ari Imana bajyanye. Iyo wajyanye n'Imana igaragara nk'Imana. Iyo wavuganye n'Imana ikore ibintu byayo nk'Imana. Umuntu wese akabona ko ari Imana irimo gukora, ntabwo igikorwa n'isoni, ntabwo igikorwa n'isoni. Mose aravuga ngo nitutajyana ntunkure inaha. Mbe mukobwa wajyanye nande mu rugo? Mbe muvuga butumwa wajyanye nande muri iryo vuga butumwa? Abantu benshi barimo bariyitirira Imana, bakiyitirira Imana ngo yaravuze, bakiyitirira Imana ngo yabagize abakozi bayo, bakiyitirira Imana. Reka nkubwire, nutajyana nayo ntuzajye no kubeshya kuri kumwe nayo. Wavuga ibyawe, wakora ibyawe, ariko utagiye kuyibeshyera. Imana ishimwe cyane. Hari igihe buriya Mose yabonaga, akareba akabona urugendo agiye kujyamo, akabona harimo amahwa, harimo Imana azamanuka, harimo abazanyerera, akabona azagera abivemo, atangira guhamagara Imana ngo nimba wari wowe wambwiye ngo njyane buno bwoko, ngwino tujyane. Haleluya. Imana iramubwira ngo nzajyana nawe nkuruhure, kuko Imana yarebye Mose isanga mu bushobozi bwe ntahazigerera. Reka nkubwire, turi abantu, hari ahantu utakwigeza, hari ahantu utakwijyana utari kumwe n'Imana. Ariko Imana igufashije, Imana igufasha amaboko, wamanuka imisozi ugaterera iyindi, wavuga ijambo ry'Imana rikagira umumaro, n'uwo waribwira akaryumva rifite icyo rihindura ku buzima bwiwe. Iyo wajyanye n'Imana bigira umumaro kuruta kwijyana. Nshuti yanjye, ndashaka gusoza nkubwira ngo reka gukomeza kwijyana, ahubwo saba Imana mugendane, saba Imana mujyane. Icyo ugiye gukora ujyana n'Imana, icyo ugiye kujya mujyana n'Imana, icyo ugiye kwinjira muhamagara Imana. Ikintu cyose uhamagara Imana, wumva igisubizo iguha. Nikubwira ko mujyana, muragendana mu izina rya Yesu Kristo. Wewe waruteze amatwi ijambo ry'Imana, ndagira ngo haboneke impinduka ku buzima bwawe, ntongere kugenda wenyine mu izina rya Yesu, kugira ngo utazagwa mu nzira, ahubwo ugire uwo mujyana ari we Kristo, ugendane n'Imana izahindura ubuzima bwawe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amahoro Imana abane namwe. Shalom.